nabura byose ariko wowe sinkubure uri indirimbo inanditiwe n'ibiganza bya rurema. And now I believe on love, believe in love, oh baby. Sinzigera na rimwe uzaba guhinduka. Oh, honey, I love you the way you are. I mean your loves. Those your scars and your past, it makes me love you even more. Tuzasangira kabisi nagahiye nungosereza nzakubabarira. Kwa andi umuntu wenda mukunda cyane, wenda sinzi niba kizagera wenda iki kiganiro akakibona, azakibona, ariko umunsi yakibonye azumve ko mukunda cyane kandi nifuza ko twazanahura. Hello guys, turabasuhuje, twagarutse kuri Peto TV show. Turagushimira abo bakoze subscribe, tugushimira ko ubana natwe umunsi ku wundi. Nawe utarayikora, iki ni cyo gihe ngo ukore subscribe kugira ngo ujye umenyera amakuru ku gihe. Hano tubazanira abana n'abafite impano zigiye zitandukanye, tugenda tubabwira update ziba ziri gutrendinga ku mihanda. No kuvuga ngo wowe utarakora subscribe kuri Peto TV show waracikanwe. Nkuko bisanzwe rero, nkuko tugenda tubereka impano zigiye zitandukanye, uyu munsi nabwo turi kumwe n'umusore mureba imbere yanjye. Mu gihagararo urabona ko arashyitse, ndakeka ko no mu mpano arakubiye. Turakwakiriye kuri Peto TV show. So murakoze cyane, nishimiye kubana namwe kuri channel ya Peto TV show. Namahirwe ntago ari benshi bagirirwa ubuntu bwo kugera kuri no channel, ariko ndabashimiye kandi mbikuye ku mutima cyane. Ya, ku bantu bakubonye batakuzi, ugiye gutangira utwibwira. Sinzi ngo ndaza kwibwira mu buhe buryo, wenda impano inzanya akakanya, sinzi nibiri bwanyemerere kubibwira nkuko nari ngiye kubikora. Yego. Ariko wenda reka mbe nk'intore. Ubundi ndi icyogere nk'abicyomoro cy'urukundo ruzira umuvundo rukotarira umutozo ku rugamba rw'abagabo ndingagari, nderwa mwiza baratira imihigo ndinzovu imirindi nyamurirwa n'inyindi nkizirwa n'ingamba nkakinyerera kuratwa. Ingabo yanjye n'inkame nkagira icondora imiri zindi umuheto wanjye ni mu kinyamakombe nawe nyazimuhatana zibo kwa Musinga, ndafora numvise uyenda nk'icyuma itugu mbyongeza mu murego. Ndiruti kura ndi n'umushakamba utagira imbeho mu nda. Warakoze cyane. Guma. Urumva ko ubirimo neza cyane. None ukora ubu MC, uraririmba? Ubusanzwe ibyo nkora cyane, ndi mu MC mu bukwe. Nkavuga amazina y'inka nanone mu bukwe. Yego. Ikindi nkanasohora abageni. Urumva kuririmba, ibyo byose ni impano eshatu zihuye kandi zikora ikintu gishyitse nkeka. Ikintu gishyitse. Ibi bintu ubimazemo igihe kingana iki? Numvise ufite ikivugo cyiza hagataho. Urakoze cyane. Ibi bintu mbimazemo imyaka ni nk'imyaka 6. Yego. Kuko nabitangiye niga muri senior 4. Yego. Aho nigaga niho naje kuvuga ntireka, kuko ku ishuri hajyaga haba ibintu by'ama talent show, hakaba ibintu byo kugaragaza impano kw'abanyeshuri. Byaje kuba ngombwa rero ko numva ko nitinyutse, ntafati wagenda nanjye nkabigaragaza. Ku munsi wa mbere ngiyeyo ntangazwa n'uburyo babyakiriye. Urumva nagiye ngiye kuvuga amazina y'inka gusa n'amahamba, ariko uburyo babyakiriye byarantunguye. Mpita numva ko rero nkwiye kugira gute, nkwiye kubizamura noneho nkabikora nkabyereka n'abantu. So impano itangira gutyo bigenda byaguka. Nyuma ubwiye musibwo nabutangiye nsoje kwiga. Ubwiye musibwo mbumazemo imyaka 3. Nibwo natangiye kubukora. Urumva najyaga njya mu bukwe nkavuga amazina y'inka gusa, ngeraho numva ko bitarya. Mbona abaye musi bose basigaye bakora baba bazi no kuvuga amazina y'inka ndetse n'amahamba. Ndavuga nti rero why not igihe ntabikora. Bitangira gutyo ndabyiga, mbikora rimwe kabiri, biragenda.
ubu mpamya ko aricyo kintu, hanyuma wenda y'akandi kazi mfite nacyo kigira uruhare wenda mu mibereho yanjye. Iyo uvuze amahamba hari abantu badasobanukirwa. Amahamba mu kinyarwanda wayasobanura gute nk'umuntu utayazi? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza mumbajije. Ubundi iyo tuvuze amahamba ubundi ni indirimbo. Ni indirimbo z'inka baririmbiraga inka wenda zishotse zigana ku mariba, ubwo iyo zishotse ni ukujya kuzidahira nyine zijya ku bibumbiro. Hanyuma cyangwa se zicyuwe bakagenda baziririmbira bazitaka ku buryo ibyo ziri gukora nazo zumva ko zitaweho. Niba ziri kudahirwa zikanywa amazi neza zikanayanywa menshi, niba tuzicyuye zitashye urumva nabyo tukajya tuziririmbira uburyo. Izo ndirimbo rero nizo bita amahamba. Urakoze cyane kudusobanurira amahamba kandi to kugira ko twishimiye gukomeza kubana nawe kuri Peto TV Show. Hanyuma Cyogere, uyu mwanya ugiye kutwiyereka nk'umuhanzi, ugiye kutwereka nk'umu-MC, urabanza iki? Uratwereka nk'umu-MC uzagaruke, uratwereka nk'umuhanzi uzagaruke, icyo wumva kikubangukiye ni iki? Murakoze cyane. Hanyuma uyu munsi nateguye ko nje kubiyereka nk'umuhanzi, umuririmbyi. Hanyuma nibiza kubona biryoshye dutewe wenda na komenti abakunzi bacu bazaduhereza, nzagaruka nk'umu-MC, ngaruke noneho mu misango ya kinyarwanda, mu muco, tuvuge amazina y'inka, tuvuge amahamba, ndetse tuna-MCing biryohe. Ngewe ndabyibuka tuvugana bwa mbere wambwiye ko ufite umuhanzi ukunda cyane mu Rwanda unafana, hamwe wifuza ko we yanabibona cyangwa se yabimenya. Ngira ngo rero tuze kugaruka k'uwo muhanzi, tugaruke turirimbire ibihangano bye, tumuhereze indabo ze kuko ni umuhanga pe. Kandi nkeka ko nawe nyine ufite impano. Nagira ngo nkwakire n'ubundi utangire uririmbire abantu kugira ngo tubashe kumva nyine talent yawe. Murakoze cyane. Hanyuma rero mu Rwanda hari umuhanzi umwe mfana, bundi bari abahanzi batatu, harimo nyakwigendera Buravan, najyaga nigana indirimbo ze. Harimo Amalon, we aracyakora, ndetse n'umuhanzi witwa Andi Umuntu. Wenda mukunda cyane, wenda sinzi niba kizagera wenda iki kiganiro akakibona. Azakibona. Ariko umunsi yakibonye azumve ko mukunda cyane kandi nifuza ko twazanahura. Indirimbo ze rero nizo nkunda kwigana. Wenda ndaza kugenda mbanyurizamo, wenda twumve niba ari byo. Ubwo abakunzi banjye, abakunzi bazatubwira, baraza kutubwira se niba koko mbishoboye cyangwa se ntabishoboye cyangwa utabishoboye. Yego. Okay, nta kibazo, twatangira ukaririmba twumva uko bimeze. Yego, reka ntangirire ku ndirimbo Andi Umuntu yakoranye na Chorale, sinyibuka neza, gusa ni indirimbo yitwa Mama Shenge. Afitemo igitero rero kivuga kiti: nurirukanga guhora kandi ngukundi hogoza, inza kujyana ku kagezi kamwe gasoma kakumodeze, shengiwe umwiza wanje n'inyenyeri z'ijoro zarashe zose urwoga, ndazigutuye mama izirwe mukundwa, shengiwe umwiza wanje. Alright, turakoze cyane. Urumva ko uragwamo neza. Murakoze cyane. Hanyuma Andi Umuntu, ni iki gituma wavuze ngo reka mba ari we muhanzi nkunda ibihangano bye? Andi Umuntu, ikintu cya mbere cyanteye kumukunda, Andi Umuntu ni umuhanzi mwiza ufite ibihangano byiza. Agira indirimbo nziza zirimo amagambo meza, ikindi agira n'ijwi ryiza nkunda cyane, mba numva Imana nibinshoboza
ikampa kujya mera neza nkawe nyine nkaririmba neza nkawe bizanshimisha cyane. Afite ijwi ryiza ndarikunda cyane. Okay, waturimbiye ku indi ndirimbo ye? Reka mbaririmbire indirimbo yitwa Mine. Ni indirimbo y'urukundo, abantu bose bari mu rukundo reka nkabature. Mbese nyine bumve ko ubatuye indirimbo ya andi umuntu yitwa Mine. Sawa, urakoze cyane. Turacyari no mu minsi ya Saint Valentin hagati. Yego rwose na hari niyo afite yitwa Valentine nayo ndaza kuyishyiraho. Wazikurikiranije nibe ntacyo bigutwaye? Nzikurikiranye? Yego. Okay. Reka wenda nze kuzikurikiranya kugira ngo ntagira niyo nibagirwamo. Ariko ndatangirira kuri iyi bita Mine. Wateye imbuto y'urukundo iyo mu mutima wanjye, ndarwumva rugenda rukura buri munsi. Oh darling, if I ever told you in how much I adore you, hey my queen, my lovely Valentine, hey give me the heart, let's forget about time. Raise a fire burning in my heart every time I hold you in my hand. Hey, see I hate I'm yours and you are mine. And nabura byose ariko wowe sinkubure. Uri indirimbo inanditiwe n'ibiganza bya rurema. And now I believe in love, believe in love, oh baby. Sinzigera na rimwe uzaba guhinduka. Oh, how do I love you the way you were. I mean your loves, those, your scars and your past. It makes me love you even more. Tuzasangira kabisi nagahiye nungosereza nzakubabarira. Because I promise you, Papa, to take all of his daughter. And I promise you, Mama, to never break your heart, to love you unconditionally. Reka nyerekeraho. Urakoze cyane, urumva ko urabizi bya hatari. Nukuvuga ngo ndi umuntu n'ubundi ni umuntu ufite talent bya hatari, uretse ko mu minsi arihishe. Ujye ubasha kumukurikirana ukamenya amakuru. Ndamukurikirana cyane nyuma y'uko yakoraga televiziyo yakoragaho. Ntago nyibuka neza gusa yaje gusezera. Si kuri KC2. Okay, ntago nyibuka neza gusa yaje gusezera. Ayisezeraho ndetse n'ibintu by'umuziki asa nkaho asa nk'ubihagarika. Yahise ajya mu bintu bijyanye n'amajimu. Sinzi ahantu yafunguye ahantu gym nyine akoresha ibintu bya siporo. Gusa n'ubundi aracyanakora n'indirimbo kuko hari indirimbo afite nshyashya. Yasohotse mu kwa kangahe? Yasohotse shize nk'amezi nk'abiri cyangwa 3. Hari indirimbo yitwa Medication. Iyo nakisohora nahise nyifata nta n'umunsi n'umwe uciyeho. Hoye, sibaza ko iyo ndirimbo mba ntayizi. Iyo ndirimbo yita Medication nanjye narayiririmbye numva ntago ari je, ndavuga nta kuntu umuhanzi yasohora indirimbo mu munsi umwe gusa nkahita nanayifata. Ari ukuntu bano bahanzi badakunda ibintu byo gutwika, asohora indirimbo nyine ntayamamaza, ugasanga abantu benshi ntibayimenyekeka nk'abantu bamuflowing. Iyo wamaze kugafata ubundi si ngombwa ngo ujye kwamamaza. None se abamamaza kuvuga ko bataragafata. Wenda nibyo byose birahura, ariko burya uyu muhanzi ari mwiza, ibihangano by'abantu babikunda.
burya sina ngombwa kugira ngo abyamamaze ahubwo twebwe tujya kubishaka bitewe n'urukundo yadushyizemo. iyo ndirimbo se yararebwe kuri YouTube channel cyane rwose yararebwe ndanubwo nibuka views ziriho ariko yararebwe cyane kandi iranakundwa. Ni akaririmbo keza. wakaturirimbeho tukumva. Reka nkaririmbe wenda ndarimba agace gatoya. Unatubwira uko yitwa n'abantu bagiye kureba iyo ndirimbo ya iyo ndirimbo yitwa Medication. Medication iri kuri YouTube channel n'ubundi yandi umuntu ugiyeho wayisangaho. Iratangira ati Once upon a time, God blessed me with a sign. I thought I was a dreaming. Oh, I couldn't believe my eyes. Indoro yawe mama yanguye neza. Usenga Imana ngigira uko ibigenza. It was written in the stars. Uri bikundanye birajyana. Gukundana kwihangana bizaturambemo. Mu bihe byiza nibigoye nzakunambaho. Ni icyaraza. We look so perfect. Oh, baby girl. You made me a happy man. You my medication. Medication. You my medication. Nice song. Urumva ko Akoze cyane. Akwa ndi umuntu uramwemera. Andi umuntu cyane. Ugitekereza ko ari igihe kizagera ugakora imiziki yawe cyangwa wigeze ubiteganya? Ntago nari narigera nabitekereza ngo numve wenda nakora imiziki yanjye. Ariko muri iki gihe ndakeka ciyeho nk'amezi nibwo ntangiye kujya mfata uturikodi nko ku ma WhatsApp hadupostinga. Abantu bose comment izimbwira ko ahubwo natinze. Uririmba indirimbo za ndi bumuntu gusa. Bambwira ko watinze kuki utakora indirimbo zawe. So ntangira kumva ko rero nanjye hari igihe wenda byishobora gukunda. Reka twizere ko comment zizava kuri iki kiganiro nazo zizagwa motivation. Ariko nigiye kwimanda bakubaga. Hari igihe wakubaga nta kinya ariko ujye ubitekereza. Njya mbitekereza hari umuntu ujya ukora agakora nk'indirimbo yaramutwaye amafaranga menshi ariko ugatekereza n'ukuntu iyo ndirimbo utanayizi ntanagera ukumva nyine bira. Ariko bra comment uko yazimeze kose mwibi bintu irafasha niyo yazi gutuka ukoze niyo bra comment abantu batera comment ari njya itera afite umushiga cyane cyangwa ari nishyari cyangwa n'umutima mubi. Ariko reka twizere ko tuzabona comment nziza ndumva bizi gusa icyo nagusaba nagushishikariza nanjye hano numva haca abantu benshi batandukanye ariko numvise ufite Imana atari ibintu byo gushakisha. Igihe hari no gutekereza kwandika nibaza ko umuntu yemusinga kwandika indirimbo ntago byakunanira. Ntago byananira kuko akenshi nibyo bisigo ndetse n'amazina y'inka n'amahamba harayo twihimbira. Cyane ko ejo ni niyo boss ko hari ikiganiro yakoze agaruka ku kintu cyo kuvuga ngo abahanzi bo mu Rwanda bumva ko kutiyandikira indirimbo ari red flag. Akavuga ati ahubwo mwakabaye mwumva ko kuyandika ahubwo ari cyo kibazo. Tubundi umuhanzi wa nyawe nyine araririmba ntago aba ari umwanditsi. Nawe rero niyo waba utazi kwandika rwose wakwigira abantu bikunze umuntu akama indirimbo rwose kwiririmba ni ibintu byoroshye nayikora cyane. Ni ibintu byoroshye. Yego. Hanyuma waturirimbe ku ndirimbo ya Buravan nyakwigendera. Indirimbo ya Buravan reka ngerageze nk'indirimbo yitwa Marayika. Yego. Ndaririmbaho agace gatoya bitewe n'ijwi ryanjye ntago rijya ripfa gukorana nawe cyane gusa ndagerageza. Gusimfita amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradiso singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba imisi yanjye ihora ari sante cause you're the love my baby nami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling you. Reka ngeza
uyi akantu kamara ariko urakibagiwe ubundi usanga abandi itaririmbira akarefure nubwo urarimba igitero akarofre ndi kumva bitaraguhura neza uri kumva bitazamo ntago biraza kuzamo akuri umuhanga by the way ahubwo wenda nagerageza kandi karirimbo on fire ni yandi umuntu ndaza nawe kwishyiraho reka ngerageze kara karirimbo bavuga ngo ibyashara ubushuti busanzwe sinumvaga ko byagera kure gusa nibyo nifuzaga mu by'ukuri yari nk'ikirere cy'ijoro cyuje umucyo sinamenyaga icyo wanekerezaho ngo ngihereho gusa nabonaga nsekera bikandenga kurushaho ngo sinkamenye ko nawe burya anyikundira nkibimenya ntibyatinze ngo nkibimenya ntibyatinze gucamo nababara oya nagewe nawe reka ngeze aho ngaho urakoze cyane yego ni ukuvuga ngo n'izi ndirimbo zisaba ubuhanga ntabwo ari umuntu wese warira indirimbo nk'ingiyi cyane niyo mpamvu nkubwira ngo uri so talented bya danje kandi nyine bizaza ntacyo yarari kunsaba indirimbo yandiba umuntu reka mbanzi yitwa igitego ni akaririmbo keza yaririmbye kugira ngo nyine nk'abantu bakundanye baba bagomba gusazana mbese bagasazana nyine urukundo rugihari izindi ndirimbo nanaziririmba mu bukwe by the way no mu bukwe ndaziririmba rwose abageni bakarira ndazihahisha rwose andi umuntu ambabarire kuba nziririmba nkazihahisha niduhura nzamusaba imbabazi ariko ubwo biba birenze kuba indirimbo uba uri kuzipromotinga nta kibazo nk'iri tubwiye mu kanya hari abantu batari bayizi bajye kuri YouTube channel bashake yitwa medication reka dukomeze niyo bita igitego nukwiravuga iti umuntu nakabe wenyine reka muremere ifashe umukwiriye ukwezi kwakaga inzora maze utunguka umwenyura amajwi yose numvaga muri jye yaraceceka numva iryawe gusa usetse mbona imikoruro byagenda ngutekereza ndengahunda ukuru wanjye mami igitego ndagukunda ntacyabihindura ndagukunda Juwora ubyibuka ndagahora nishura ndakubona iruhande rwanjye amashyi menshi kabisa amashyi menshi kuri cyogere muri comment muzavuga ko mubyumva gusa ngende ndumva bizi hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye abakunzi bacu nibagukunda tuzongera tugutumire twongere tuganire nawe nyine kuri Peto TV show uhawe ikaze ni mu rugo hanyuma umuntu ushaka ko umusohorera umugeni ushaka ko umwe musingira mu bukwe yakubona hehe ugira platform bitubwireho murakoze cyane ni ikibazo cyiza gishobora kumfasha umuntu unshaka kugira ngo ambone kumubera MC mu bukwe kumusorera umugeni ndetse no kuvuga amazina y'inka byose nkabikorera rimwe bura hari ikintu abantu bajya gukora ubukwe bajya bitiranya hari ukugira ngo uzane umwe musukwa ukwe uzane umuntu w'amazina y'inkukwe ndetse n'umuntu usohora umugeni ubwo ni abantu batatu abo ni abantu batatu kandi iri buhembe amafaranga atari munsi y'ibihumbi nka 30 cyangwa 40 kuri buri muntu kuri buri wese
30 wenda ndavuga nk'aha ngaha nyine wenda abari roko batari bagera hejuru. Hanyuma ushobora kunzana giye tukabyumvikana byose. Ubwo kwiharira. Oya ntago ari ukwiharira ahubwo no kugira ngo tworoshye kuko usanga umugeni ajya gukora ubukwe ugasanga amafaranga aramushiranye. Amafaranga nyine ibintu byinshi bitwara amafaranga ariko iyo nzanye nkabikora byose buba rimwe mu buzima ariko ubwo so kwigisha abantu ubusambo. Oya ariko sinabyiza kugira ngo ukore ubukwe ariko nugera mu rugo uburare cyangwa ubwirirwe kandi wareretse abantu ibirori byiza ntago yari byiza ugomba no gusavingamo gake ukabagira ngo bagire inama bijye biba 3 in 1 tujye tubikora byose mutwishyurire rimwe aho ngaho tunashyiramo nyine turakatura. Hanyuma ubundi ubusanzwe nitwaye MC Cyogere ariko amazina asanzwe nizwe n'ababyeyi nitwa Shema Gilbert. MC Cyogere n'ayakazi. Wenda ntabwo nari nafungura YouTube channel kumwe mwasangaho ibihangano byanjye ariko kuri TikTok naho handitseho MC Cyogere. Ugiye ukajya kuri TikTok ukareba ubisangaho bike nubwo atari byinshi ntabwo ndatangira kujya mbishyiraho ariko guhera uyu munsi ngiye gucreatinga channel nayo nyite MC Cyogere kuri YouTube. TikTok irahari ndetse no kuri Facebook byose babihari. No kuri Instagram nitwa Shema. Naho bagiyeyo babisangaho. Hanyuma wenda reka nanabaha nimero kugira ngo wenda hagize unkenera ambone. Mfite nimero ebyiri ya WhatsApp ni 078 16 92 492. Wababwiye gusa reka mbabwire yonyine yo kuri WhatsApp irahagije. Abakurikiye Peto TV show mugende kuri Instagram yitwa Shema, ahandi hose kuri TikTok, kuri Facebook yitwa MC Cyogere. Mugende mumukunde murebe binakora, nimubona bishoboye mumubwire courage. Gusa nkanjye twahuye ndabona arabishoboye. Hanyuma natwe nka Peto TV show ugiye kudukundisha babakobwa bagukunda, bamwe bakugire crush. Ntago mbizi ko abakobwa bahari. Ugiye kubakundisha Peto TV show. Reka mbabwire ko Peto TV show ni channel nziza abantu bajya bakurikira kabwa mujya muyibona. Narayibonye cyane ari kuba mamaza. Ni channel nziza rero nabakundisha mugende muyirebe mwandikemo Peto TV show mukande subscribe mukore share mushyiremo comments zanyu zirubaka. Kandi nukuri n'abantu beza cyane barafasha. Bakundira ko bafasha impano zikizamuka kandi hari ingero nagiye mbona harabo mwagiye muzamura nkuru ya makuru neza nsanga barahuye. Hari nk'umukobwa yageze guca kuri icano aririmba indirimbo za Riderman. Yego uriya twigeze no guhurira muri Art Rwanda yari yabereye hariya Ihuye. Ati Rwanda nawe warayitabiriye? Narayitabiriye ariko nayitabiriye ntajya kuririmba ahubwo ndi kuvuga amazina y'inka. Uzabitubwira mu kindi kiganiro. Okay nta kibazo nzababwira urugendo rwanjye rwo muri Ati Rwanda uburyo nahuye na Rumaga. Yego. Turahura rwose byari ibyishimo. Byari ibyishimo. Hanyuma umuntu w'umusizi guciye mu ijambo ugiye kudukorera igisigo cy'amasegonda nka 30. Ariko nyine kirimo Peto TV show tugana kirimo Peto TV show nicyo kizasoza ikiganiro. Hanyuma dushimira abari badukurikiye abari mu Rwanda, abacuti bangiye muri Amerika ndabasuhuje mu diaspora mwe. Uyu musore mu murebe mu mukunde murona ko afite impano. Hari abajya banyandikira nkabahuza n'abana. Uyu nguyu nawe mwamukoreraho umugisha kandi nyine dukomeza no kubashimira uko mubana natwe. Ni karibu n'icyo gisigo cy'amasegonda 30. Ntago ngiye gukora igisigo ahubwo ngiye gusa nk'ugashyira mu mahamba se nk'ukaririmba. Wenda ndi gushimira Peto TV show cyangwa se ndi kuyikundisha abantu. Let's go. Agoniye nemusi Cyogere kuri Peto TV show.
ni cano nziza muri mpano z'abana bakizamukaniye ni muyikunde muyikundisha abantu ni kuri iyi si ikoranabuhanga ryarabyoroheje jya kuri telefone yawe ujya kuri YouTube wandikemo Peto TV Show nturebe ibiganiro byiza ukanda subscribe ukanda share ndetse na comment ibyo bintu byawe n'umugisha ngiyo ni Imana izaguhembera